Haleluya, uri Imana, ndabihamije iki gitondo ni wowe Mana. Amen. Ibihumeka byose tugushime Mana. Ni wowe Mana, nta yindi Mana iriho. Ndi umugabo wo kubihamya ibyo. Narakubonye Mana. Ibyo nabyo ndi umugabo wo kubihamya, n'Imana isoza amasezerano ntibeshya. Haleluya. Mana ikomeye ihambaye. Mana urahambaye, urashoboye, uri mwiza. Iki gitondo mvuge ngo iki? Kuri Imana yihagije. Ni wowe Mana. Haleluya. Ihambaye, uri Mana ikomeye ihambaye, wantwaye uri mu bihe byose, uri Imana ntuhinduka. Amen. N'uyu munsi uri Imana, uri Imana. Inzabibu ntizera imbuto mu gihe cyazo. Ibyo bihe byose uri Imana, ntuhindurwa n'ibihe, ntuhindurwa n'iki. Uri Imana yacu. Haleluya. Mana ni wowe twizera. Ibyo byose ntacyo uzahora uri Imana. Ndabihamya kuri Imana. Ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Ndabihamya kuri Imana. Ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Ndabihamya kuri Imana. Haleluya. Ibyo ukora byose Mana birabyemeza. Ndabihamya ni wowe Mana. Ndabihamije iki gitondo nta yindi Mana iriho, ndetse nta n'indi izaboneka, kuko uri Imana iri hejuru ya byose. Uri Imana irema. Iyo uvuze ngo umuntu abeho abaho, bavuga ngo umuntu ibyo birangire bikarangira. Uri Imana, ijambo ryawe rimwe gusa rikangaranya imisozi, imisozi igatigita, yindi ikasenyagurika. Uri Imana, uri Imana, uri Imana. Urutoki rwawe rumwe gusa wakangaranije umwami. Ubonye wandi uri kwandika ku gikuta ashya ubwoba. Hehe. Turagushima Mana. Turagushimira, uri mwiza. Turagushimira, urakwiriye. Turagushimira, urihagije. Igitondo turavuze ngo ni wowe Mana. Nta yindi Mana iriho, niko tuvuze. Nta yindi Mana izahoraho, turabihamije. Ibyo byandikwe mu kirere ko duhamije ko ari wowe Mana, ko tubyatuye ko ari wowe Mana, ko tubishyizeho ko ari wowe Mana, ko tubivuze n'akanwa kacu n'imitima yacu. Uwiteka ni wowe Mana. Izina ryawe ryubahwe, icyubahiro kibi cyawe. Haleluya, haleluya. Amen. Reka dusome Yohana igice cya 5 umurongo wa 6 kugera ku wa 8. Yohana igice cya 5 umurongo wa 6 kugera ku wa 8. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukiramo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende.
ukwezi kwa munani ni ukwezi k'ububyutse. Hanyuma kandi ugasengera ububyutse aho uri, ugasengera ububyutse, ugasengera abantu ngo babyuke, abanyabyaha babyuke bamenye Imana. Nawe kandi ukisengera kugira ngo ubyuke, ukanguke mu gitondo usenge. Ikindi kandi n'ibiri muri wowe, impano ziri muri wowe, ikintu cyose kiri muri wowe gikanguke. Reka tugaruke mu ijambo ryacu, Yohana 5:6-8. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati urashaka gukira? Haleluya. Iki gitondo Yesu ari kukubaza ngo, Yesu yarebye aho umaze igihe kirekire, uyu we yari amaze igihe aryamye. Nawe hari ibintu bimazemo igihe kirekire, hari ibintu utinzemo igihe kirekire, hari ibintu urindiriyemo Imana, hari ibintu utegerejemo marayika w'Imana akaguye atabara aturutse mu ijuru, hari ibintu utegerejemo ubuntu bw'Imana ko bwahagukura. Hari ikibazo cy'uyu muntu w'icyo gihe Yesu ahanyura cyari uburwayi. Nawe Yesu arakubaza ngo urashaka iki? Urashaka gukira? Urashaka ko ibyo bintu uri kunyuramo bikemuka? Urashaka iki? Haleluya. Turashimira Yesu tugendere, turashimira Imana itwitaho, turashimira Imana itugarukaho, ikareba icyo dukeneye, ikareba ikaza kutubaza icyo twifuza. Ku murongo wa 7 umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi bazi. Yesu aramubajije ati mbese urashaka iki? Ati umurwayi abaratangiye ati databuja, oya, bwira Yesu icyo ushaka. Tujye tumenya no gusenga, tumenya no kwisobanura imbere y'Imana, tumenya uko dutondekanya ibyo tubwira Imana. Amen. Uretse ko Yesu ari umunyebambe, ubundi yari amugiriye imbabazi amaze kuko yari yabonye ikibazo cye, ariko hano ntiyarakishe se. Yaramubajije ngo urashaka kuba gukorera iki? Natwe uyu munsi mu gitondo Yesu ari kutubaza ngo urashaka gukira? Ushaka ko Yesu agukiza ibyaha? Urarushye? Ushaka ko Yesu agukiza iyo ngeso yakunaniye? Ushaka ko Yesu agukiza ku gahinda? Ushaka ko Yesu agukiza icyo kintu kikuriho, icyo nyine urakireba ukumva ugahita ucyumva? Si na ngombwa ngo umuntu yirirwa akirondora, ahubwo wowe ukibona. Ijambo ry'Imana ryatidomyeho urutoki. Umwami ashimwe. Haleluya. Uyu muntu yari amaranye ikibazo imyaka 38. Ko ku mutwe w'amagambo haravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Ku mutwe w'iri jambo hereye hejuru kuri rimwe, munsi hejuru ya rimwe baravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Hari ibibazo biba bimaze igihe kirekire, ariko ibyo Yesu yabijemo muri uku kwezi. Haguruka umubwire ikikuruhisha, haguruka umubwire atuwite. Nabimenye muri uku kwezi kwa munani waje kubyutsa imibiri, waje kubyutsa imitima, waje kubyutsa mu ntege nke, waje kubyutsa gutanga ububyutse. Mperaho ubwire Yesu ati mperaho iki gitondo, mperaho mbyutsa mu kutamenya, mbyutsa mu kudasoma ijambo, mbyutsa mu bujiji, mbyutsa impano zindi zari zarasinzire zongere zikore. Mbyutsa Yesu, mbyutsa. Ati hari naho nari ndyamye ntazi, hari naho abagome bandyamishije, aho hose uhambyutse mu izina rya Yesu. Hari naho ibihe byandyamishije, hari naho situation runaka iyo nabyo nanyuzemo byandyamishije mu gahinda, mu mubabaro. Ibyo byose Yesu abitubyutsemo. Haleluya. Abidukize burundu. Yesu ntari gukangwa n'igihe bimaze, bimaze igihe kinini, bimaze igihe gitoya, ariko ibyo byose yabiziye. Ni igihe cyo kumenya kutondeka, tukabwira Imana, tukabwira Yesu uko ibintu bimeze, tugasubiza Yesu icyatubajije gusa, tukavuga Yesu, tukamubwira icyo twifuza. Ngo databuja, ngo simfite umuntu kuri 7 njugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumanukira mu kidendezi cyari kiriho ubuntu bw'Imana. Hari igihe marayika yazaga gukiza, ariko uyu muntu we ntibyamukundiraga. Ariko nanone kuba yarahageze hano ku kidendezi akahaguma niho igitangaza kimusanze. Igitangaza ntikimusanze mu rugo, guma ku kidendezi. Igitangaza ntikimusanze iwe mu nzu, kimusanze kuko yagumye hehe? Ku kidendezi. Gumamo
gumamo mu masengesho ku kidendezi, Yesu ahagusange. Nanjye gumamo mu gusenga mu gitondo, Yesu ahagusange. Haleluya. Adukize nubwo uko twasenga kose, ariko Yesu asange dukiranuka. Yesu atubone dukijijwe tumaramaje. Yesu atubone imitima yacu yizeye. Yesu atubone tumwiringiye. Yesu atubonere mu mbabazi ze mu buntu bwe. Nuko Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Hari naho kwisobanura bitunanira, ariko dukwiye kumenya uko dusenga. Gusenga birigwa, nkunda kubivuga, gusenga birigwa. Abigishwa babwiye Yesu ngo twigishe gusenga. Nkuko Yohana yari yarigishije abigishwa be gusenga. Erega nyine Yohana yari yarifashe abigisha gusenga. Gusenga birigwa. Imena wicarire bakwigishe gusenga, cyangwa se wemerere ijambo ry'Imana rikwigishe gusenga. Wemerere umwuka wera gufashe mu gusenga kwigisha. Ujye umubwira ati umwuka wera nyigisha gusenga, arabikora. Amen. Ngo Yesu amubonye ku murongo wa 8. Haleluya. Aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Imana ishimwe. Iki ni igihe cyo kubyuka tukikorera uburiri. Iki ni igihe cyo kubyuka aho twari turi igihe kirekire. Iki ni igihe cyo kubyuka aho twari turyamye igihe kirekire. Iki ni igihe cyo kubyuka ingobyi tukazivamo. Ni igihe cyo kubyuka mu ngobyi. Ni igihe cyo kubyuka mu bitaro. Abarwayi mwakire gukira. Ni igihe cyo kubyuka. Ni igihe cyo kubyuka tukagenda aho data yateganije, tukinjira mu masezerano yacu, tukinjira mu mugambi Imana idufiteho. Ntago ari igihe cyo kuryama, ntago ari igihe cyo gutinda aho ngaho. Oya, iki ni igihe Yesu yashyizeho ngo tubyuke tugende mu byo data yagambiriye. Haleluya. Ngo Yesu aramubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Icyampa nkemera kubyuka. Icyampa nkamenya ko isaha yageze yo kubyuka. Icyampa nkamenya ko Yesu ari kugenda abyutsa. Yesu ari kugenda avuga ngo byuka, kanguka, haguruka. Impanda yo kubyuka mu gitondo ugasenga ndayivuza, ndayibabwira mubyuke musenge. Iki ni igihe cyo kubyuka. Byuka usengera ububyutse, byuka usengera abanyabyaha bo muturanye. Muri telefone yawe harimo abanyabyaha. Byuka ugire icyo ukoze. Byuka uramye Imana, byuka ushima Imana. Haleluya. Byuka nawe wisengere. Ushimira Imana, uramburira Imana amaboko. Imana ishimwe. Iki gitondo rero twakire kubyutswa n'Imana. Aho twari turi, aho twari tudindiye, aho twari dutinze igihe kirekire, aho twari tunaniriwe, twakiriye kwikorera ingobyi tukahava burundu. Uyu murwayi ntiyongeye agaruka ku kidendezi, yarakize burundu. Natwe twakire gukira burundu. Yesu aramaje ngo shaka ngukorera iki? Haleluya. Urashaka gukira? Urashaka gukira? 8 ngo byuka wikorere ingobyi yawe ugende. Uwiteka dukize, Uwiteka tuvane mu ngobyi zose. Aho hari ingobyi dushyirwamo n'abantu, hari ingobyi dushyirwamo n'ibihe, hari ingobyi dushyirwamo natwe tukishyira mu ngobyi. Imana itubabarire. Twakire kubyuka kandi tugende gukorera Imana, tugende mu muhamagara Imana yagambiriye kuri twe, tugende mu cy'Imana tuvuga abaricyo tugenderamo, icy'Imana yagambiriye abaricyo dukoreramo, abaricyo duhagararamo, abaricyo twicaramo. Mu izina rya Yesu reka dusenge. Mana nyiribihe, Mana se wa Yesu Kristo, Mana nyir'ubuntu, twakiriye kubyuka, twakiriye gukira, abarwayi bakire, umuntu wese aho yarari, situwasiyo yararimo ikire. Mwami turisengeye, iki gitondo wadutekerejeho, warebye ahantu twaruhiye. Hari imisozi tubaye igihe kirekire, hari ibidendezi tubaye igihe kirekire, hari aho tubabariye. Yesu, hari n'ibyatubyize, ariko Uwiteka iki ni igihe uje gukoresha itegeko. Urategetse ngo nitubyuke. Yesu ushimwe, Yesu ushimwe, Yesu ushimwe. Tegeka mu buzima bwacu, ingobyi twari turimo tuzivemo, tuzivuyemo. Uku kwezi n'ukwezi ko kubyuka tukava mu ngobyi, uku kwezi n'ukwezi ko kubyuka tukava mu mva, uku kwezi n'ukwezi ko kubyuka tukava mu bujiji,
ukwezi ni ukwezi ko kubyuka tugasenga, ku kwezi ni ukwezi ko kubyuka tukarabagirana, ku kwezi ni ukwezi ko kubyuka mwami abantu bakareka ibyaha, ku kwezi ni ukwezi ko kubyuka tukajijuka, ku kwezi ni uko kubyutsa amadosiye, ku kwezi ni uko kubyutsa ibikorwa, ku kwezi ni uko kubyutsa imishinga, ku kwezi ni uko kubyuka. Haleluya, tukagendera mu cyo tuvuga, tukagendera mu cyo duhamagara. Kwezi nuko kubyuka tugakomeza imihamagaro, kwezi nuko kubyuka tukagumya kugukorera, kwezi nuko kubyuka tugasengera abandi, kwezi nuko kubyuka tugahagarara ku izamu. Haleluya, shimwa mwami, ndagushimiye data, ndagushimiye umugambi wawe mwiza wo kutubyutsa ku bidendezi, wo kutubyutsa aho twari tudindiriye, wo kutubyutsa aho twari tubabariye igihe kirekire. Iki ni igihe mwami watugarutse, waje kudukiza burundu. Nsengeye abarwayi ubagarukeho mwami, bagirire neza, ubavure magufa misoko wese aharwaye, bari mu bitaro aho badindiriye mwami, indwara zari ziri mu bantu bamaze igihe kirekire uzibakureho burundu, nkuko wakijije mwami uyu muntu akabona ineza yawe nyuma y'igihe kirekire, imyaka 38. Yesu ni myinshi, umugarukaho ahura nawe ku kidendezi. Icyama bavuye ku kidendezi bakagaruka, ndasenze ngo bavuye ku kidendezi bagaruka. Uyu murwayi wamusanze ku kidendezi, ndasenze ngo abananiwe basubizwemo intege mu bugingo, ndasenze ngo bataye gusenga bagarura ibyirinyo, ndasenze ngo abasinziriye bakanguke, ndasenze ngo bagiye mu byaha bagaruke, ndasenze ngo abapagani bakizwe, ndasenze ngo imbabazi zawe mwami zigende zigarura bavuye mu buntu, abikuye mu mbabazi, abasubiye inyuma, abo bose ubaye nk'uko wera bagenderere, basure niwe wemeza iby'ibyaha, abantu bahinduka, abantu bihana, abantu batinya Imana kubw'icyubahiro cyawe. Uyu munsi mwami, iri jambo ryo matari n'umunsi wacu, buri saha yo matari no kubyuka, byari biryamye, byari byarabyamije aho twari twarajya hose, tubyuke mu mwuka no mu mubiri, mu isi bifatika, mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, singizwa, amen. Shalom shalom, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Mwibuke gukora subscribe na share. Bye.